Amahoro y'Imana abane namwe mwebwe mwese mudukurikiye aho muri hose. Mu by'ukuri rero tuzi ko umugore ari we mutima w'urugo. Bivuze ko umutima udakora byose byahagarara. Nta mutima nta buzima, kuko umutima ari wo ushinzwe kugaburira umubiri. Ibyo bishatse kuvuga ko nyuma y'umugabo wateye imbere hari umugore ukomeye. Byinshi atekereza, byinshi akorera urugo n'umuryango we. Ibyo byose nibyo bikwereka nyine urugo rushingiye ku mugore. Tuma urugo rurushaho gukomera no gutera imbere. Iyo umugore nyine abasha gutekereza neza. Buriya nugera mu rugo ukareba uko inzu yubatse, uzahita utekereza ku mugabo, ariko nukomeza ukinjiramo imbere uzahita utekereza ku mugore, umaze kureba uko inzu iteguye, uburyo nyine hari isuku, uburyo mbega nyine uburyo imbere nyine harimo hagaragara dekorasiyo hari nyine, icyo gihe uzahita utekereza ku mugore. Ibyo rero bikwereka ko umugore ari we mutima w'urugo. Mu by'ukuri rero tuzi ko umugore ari we mutima w'urugo. Bivuze ko umutima udakora byose byahagarara. Nta mutima nta buzima, kuko umutima ari we ushinzwe kugaburira umubiri. Ibyo bishatse kuvuga ko nyuma y'umugabo wateye imbere hari umugore ukomeye. Byinshi atekerereza urugo, byinshi akorera umuryango we, byinshi nyine ubona ko nyine umugore ari we mutima w'urugo. Urumva? Ibyo byose nibyo bituma urugo rurushaho gukomera no gutera imbere, iyo umugore abasha gutekereza neza urugo. Buriya nugera mu rugo ukareba uko inzu yubatse, uzahita utekereza ku mugabo, ariko nukomeza ukinjira ukareba ko uko nyine imbere hateguye, uzahita utekereza ku mugore. Ibyo rero nibyo bikwereka ko ari we mutima w'urugo. No kugira ngo urugo rukomere, uruhare runini ni umugore, kuko atabigizemo uruhare birashoboka cyane ko batandukana byoroshye, bitandukanye cyane no ku mugabo. Umugabo ashobora kuba yajya hirya akikiza hino akagira ibiki, ariko iyo urugo rufite umugore w'umutima ubasha nyine, umutima tuzi ko wakira byose, ubasha kubika byose, rwa rugo burya ntabwo ushobora gusenyuka. Hari ibintu 10 rero umugore w'umutima adashobora gukora, kubera ko abikoze aba aganisha mu gusenya urugo rwe, kuko ntabwo aba acyubahishije rwa rugo rwe, wa muryango we. Ikintu cya mbere umugore w'umutima atagomba gukora, guhoza umugabo we ku nkeke, ahora amukekakeka. Ngaho umugabo yagiye, wenda yahuye n'izindi nshuti ze, yatinze kuva mu kabari se, uri he ko watinze gutaha, bimeze gute? Mbega igihe cyose ugahora uhangayikishijwe n'umugabo wawe, ushaka kumenya aho ari, ushatse kumenya ngo ari kumwe nande, buriya muri telefone se yandikiranye nande, se yavuganye nande. Umva mubyeyi, niba uteye gutyo umenya ngo nawe ubwawe ntabwo biguha amahoro, usibye no kuyabuza n'uwo mubana, nawe ubwawe ntabwo biguha amahoro. Tuza rero wizere umugabo wawe. Icyo kintu rwose ntabwo umugore w'umutima aba agomba kwizera umugabo we, ntabwo icyo kintu aba agomba kuko icyo kintu ntabwo ari cyiza pe, tugomba kukihana. Icya kabiri, umugore w'umutima atagomba kureka umukozi akaba ari uharira imirimo y'urugo yose. Ngaho umukozi niwe ugomba guteka, ngaho umukozi niwe ugomba gutegurira umugabo wawe imyenda, ngaho umukozi niwe ugomba gutunganya buri kimwe cyose. Ukumva ko wowe umenya ngo ko ugomba gufata igihe cyawe ukagira ibintu utegura nyine mu rugo, bya bindi uzi atatunganyije neza ukabitegura ukabishyira ku murongo, ukaba wategurira umugabo wawe ifunguro ryo kurya uzi akunda, ukaba ari wowe ubyitegura, ukamenya ngo ugomba kubitegura gutyo kuko nzi ko umugabo wawe akunda iki. Icyo gihe umugabo wawe bizamushimisha kureka kumva ko inshingano z'urugo zose zifitwe n'umukozi. Ikindi cya kabiri, guha imyambaro y'imbere umukozi cyangwa undi muntu uwo ari we wese ngo ayigufurire. Mana, ubataye indangagaciro. Ni gute wumva yuko umukozi wo mu rugo agomba kujya agufurira, kugera n'ubwo agufurira umwenda w'imbere? Iki gihe rero bivuze ko uba utakibashije kwikorera ikintu na kimwe, utegereje ngo ibintu byose babigukorere. Ibyo rero umugore w'umutima ntabwo agomba kumva ko bagomba kumufurira kugera n'aho bagomba kumufurira umwenda w'imbere. Ikintu cya kane umugore w'umutima atagomba gukora, ni uguha umuntu uwo ari we wese ngo ajye agutegurira, agutunganyiriza icyumba cyawe. Mana we, umva ahangaha, yaba murumuna wawe, yaba umukozi wawe, yaba muramukazi wawe, umva nta muntu n'umwe ufite inshingano zo gutegurira icyumba. Ni ukuri ahangaha uba uri kurengera. Ariko ngaho ibaze nawe, ubwiye umukozi ngo ajye ajya gutegurira icyumba, ese umunsi umugabo wawe yamusanze, ubwo urumva kuko uba utari gushoboza
buzima bwawe wowe utari kumuhereza umukozi cyangwa se undi muntu. Icyo kintu rero cya kane, mu bagore inshuti zanjye, wowe mugore wumva ko ukunze urugo rwawe rwose, icyo kintu niwajya kugikugezaho ikintu umenya ngo uri kurwisenyera hejuru. Ikindi kintu cya gatanu umugore muto atagomba gukora, utamenya kwita ku bana bawe, ugasanga imibereho yabo ukumva ko nyine hari abandi bantu wayishyize mu biganza, yaba umukozi cyangwa se murumuna wawe, ukumva ko nyine hari bagomba kwita ku bana bawe, utagomba gufata umwanya. Fata umwanya kwa kundi ubagaburira, ubaganiriza, ubabwira ko bakunda, bakwisanzuraho. Ibyo nibyo biba ari ingenzi, utakumva ko ubuzima bwabo hari abandi bantu ugomba kubushyira mu nshingano, kumva ko atari inshingano zawe. Ikindi kintu cya gatandatu rero, utagomba kuganyira umukozi wawe ibitagenda neza. Ntabwo nyine ntawukubujije kuganya, sibyo, bibaho pe, ariko noneho banza urebe, umenye uganyira, umenye ninde ganya, aho kugira ngo ujye kuganya umugore, ahubwo wagenda ukareba umugore w'inshuti yawe, ukaba wamuganya, ukaba wamugisha inama. Banza umenye uwo ubwira ninde, ese umenye ngo ese nyuma yo kubimubwira ntabwo azasigara anzimura cyangwa se antaranga. Banze nacyo ukige ukimenye. Ikintu cya karindwi, kubwira bene wanyu cyangwa inshuti zanyu intege nke z'umugabo wawe. Mana, iki ntabwo ari cyo. Ubundi intege nke za mugenzi wawe zakabaye z'ibanga ryawe, urumva n'uba ugomba kubimenya. Kumva ko wajya kubwira bene wabo cyangwa inshuti zawe intege nke, rwose menya ngo ibintu ntabwo, iki kintu ntabwo ari cyo pe. Ikindi kintu cya munani ni ugusesagura umutungo we. Ntabwo ukwiye gusesagura umutungo w'urugo, hahandi umugore usanga ngo kubera ko yabonanye telefone nziza mugenzi we, kubera ko yabonanye inkweto nziza mugenzi we, ugasanga arafata umutungo w'urugo ku bintu bitari na ngombwa. Banza utekereze, usimbuza kugura cyangwa se kugura ibintu bigezweho, hakubanza urebe niba ibyo bintu ugiye kugura ari ingenzi. Nusanga atari ingenzi ubireke, haba hari ibindi bikenewe byakabaye bikoreshwa ayo mafaranga, kuruta kwirirwa gusesagura amafaranga kuko ngo wabonanye runaka ngo iki ngiki ngo kandi ngo buya, ibyo ntabwo aba ari byo. Ikindi kintu rero cya cyenda, kwangira umugabo wawe gutera akabariro igihe abikeneye. Urumva aho mana ngo kubera ngo namusabye iki ngiki ngo akatinda kukima, mbe ukumva ngo wabigize urwitwazo, wabigize intwaro, kwirwaza kwa kenshi kudashira. Umva ngo kwa kumva kutabishaka, birashoboka ko ushaka kumva utameze neza pe. Ahangaha rero niho ugomba kugira ikibanza ubiganire n'umugabo wawe, ariko upana kwifata ngo ibintu ngo nibyanjye ngo singomba ngo kubiguha. Oya, ibyo ntabwo ari byo. Menya ngo uri gukora amahano, ese uba wumva uri kumusunikira hehe? Mu gihe ubona ko abishaka bimuhe, urumva biri mu nshingano zawe. Guhaza umugabo wawe ni inshingano zawe. Mu gihe rero wumva ko uzajya ubimuha kubera ko ubishaka, umva nakubeshye pe. Ibintu byose menya ngo bikorwa no mu mutwe. Nujya kuvuga ngo uzajya ubikora kubera ko ubishaka, yewe we sha, urabizi ntabwo ari twitereye. Yewe Mana, oya, gerageza ubyishyiremo rwose, wumve ko ugomba kubikora kandi ukabikora neza. Ikindi kintu cya cumi, gufata inshuti z'umugabo wawe nabi cyangwa abashyitsi batemberera muri urwo rugo ukabafata nabi. Ahangaha Mana, umugore utazi kwakira abashyitsi, Mana, ibi byo sinzi. Menya ngo urugo ni urugendwa, kandi urugo kugira ngo rugendwe ni umugore, ntabwo ari umugabo. Urumva, iga rero kabone niyo waba utabizi, byige butangiye kwitoza kumenya kwakira abashyitsi, wumve ko urugo ari urugendwa. Ibyo bizadufasha abagore. Mbega umugore w'umutima agomba kwirinda ibi bintu, ntabwo umugore w'umutima akwiye gukora. Murakoze rero, njye mwumvaga ni Nyiraneza Adeline, mukaba mwakora subscribe kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu mu buryo buboroheye, ukaba wakora share mu gihe wagikunze kikaba cyajyana no ku bandi, cyangwa se like cyangwa se na comment, kugira ngo tubashe kumva ibitekerezo byanyu, nabyo turabikeneye, ni ingenzi. Ciao ciao, murakoze, Imana ibahe umugisha.